Ndabasuhuje cyane mwebwe dukomeje kubana kuri iyi YouTube channel ya Mazalex. Muri aka kanya ngiye kubereka uko dukora KYC ya Sunwaves. Ino KYC nk'uko ubibona ni KYC igendanye na Twitter cyangwa se X. Ni ukuvuga hari igihe uzajya kumayininga amasaha yawe yageze usange baguhaye gutya. Ubwo rero iyo ubisanze bimeze gutya ni Twitter uba uri bukoreshe, icyo usabwa ni uko uba ufite Twitter muri telefone yawe. Ubwo ikintu uhita ukora iyo usanze rero ari uko bimeze, barakubwira ngo increase your earning rate ukoze iyo KYC. Uraza hano ukajya kuri continue. Ukurikire urebe uko ngiye kubikora. Ujya kuri continue. Iyo uhageze usanga nyine bari kukubwira ngo verify with X. Hari amabwiriza baguha, ngira ngo urabona hari ibwiriza rya mbere rivuga ngo open X and search for Sunwaves token account. Gufungura X yawe ugashaka Sunwave account. Icya kabiri bagahita bakubwira ngo find the pinned post which is the first post on the profile. Uhita ushaka noneho pinned post ari nayo post ya mbere baba barashyizeho. Ubwo icya gatatu bakubwira ngo iki rero, barakubwira ngo like and repost it with quote using the exact text below. Barakubwira ngo noneho uyikorere like unayikorere repost ariko wakoresheje quote y'amagambo baguhaye. Ubwo amagambo uyakura cyangwa se iyo text wowe ukora hano handitse text, tap to copy text. Ubwo urabona ko nyikopiye. Noneho ubwo icyo uhita ujyamo ujya muri Twitter yawe, bino ubu mbivuyemo ngahita njya hehe muri Twitter nkigeramo, kanze mbitangire nza hano muri search. Nkigera muri Twitter mpita nza hano muri search. Nkakoramo, iyo nkoze muri search banjyana hano hejuru naho nkaza nkakoramo, nkandikamo Sunwaves token. Sunwaves token. Noneho ngakora kuri search. Ngikora kuri Sunwaves token, ngira ngo bahita bangezamo hano. Bangejeje kuri Sunwaves. Ariko ukabona baduhaye post nyinshi. Baba baduhaye post nyinshi, turasabwa rero kureba iri pinned post. The pinned post. Ngezemo hano muri Sunwaves. Ni ukuvuga ngo ngiye gushaka ya post bambwiye. Reka nze nongere nkore search ndebe Sunwaves token iriya. Iyo uyishatse kuri Sunwaves token, dore ya pinned post ni iyi ngiyi. Ngira ngo urabona ko handitsemo pinned. Ubwo pinned post ni iyi ngiyi. Urabona urayizamura rero ukayikorera iki like. Gukora like ni kuri aka gatima ugakora like. Iyo umaze gukora like, repost ikorerwa kutu tuntu. Ubwo uraza ugakora quote. Ugahita uza hano kuri quote. Ugakora quote. Ugakora kuri got it nta kibazo. Noneho uhita uza hano hejuru ahangaha handitse ngo add comment. Uhakanda n'urutoki ugakomeza ugahita ukora paste. Ubwo hagiyemo amagambo. Warangiza ugakora hano kuri repost. Ugakora hehe kuri repost. Ahangaha ahangaha ni ukora kuri repost. Ugakora repost. Baranditse ngo your post was sent. Noneho iyo ibyo birangiye ukore back ukagaruka inyuma. Ugahita uza ukanyura kuri profile yawe nyine. Ubwo hano nta profile irimo ariko nyine ni hano hari N bitewe n'izina ry'umuntu. Wowe uzahasanga hari agatwe k'umuntu cyangwa se hari n'ifoto yawe nimba warayishyizeho. Ukandaho, wamara gukanda hano unyura hano muri profile. Ubwo tugiye kureba link turi bubashyire. Ugakanda hano. Noneho ugiye kuzamura urebe ibyo wapostinze, dore bya bindi umaze gupostinga ni ibi. Ubwo ugiye gukanda hehe hano kuri aka kamenyetso ka share kugira ngo ubone link yo kubereka ko wakoze post. Iyo ukanze kuri share uhita ukora kuri copy link. Copy link. Ubwo link wayibonye uhita wisubirira hehe muri Sunwave yawe hano. Iyo isubiyemo umaze gukora bino, ushobora kuba utabikurikiye neza ariko video urongera ukayireba nta kibazo. Uhita ukora hano hehe kuri continue nyine nko kubabwira ko bamaze kubikora. Ukora kuri continue. Bakakubaza ngo did you post on your X account using the
exact instructions provided. Ese wabikoze neza ukurikije amabwiriza wahawe? Ugakora kuri confirm. Hano rero bahita bakubwira ngo copy cyangwa se enter the link, ushyiramo ya link wakopiye, uraza ugahodinga ugakora paste. Ubwo link yagezemo ugahita ukanda hano kuri verify hano munsi, ugahita ukanda verify, ukongera ugakanda confirm. Urategereza aya masegonda nta nubwo ashira, bahita bagusubiza bakakubwira nimba wabikoze. Urabona ko bibaye, baravuze ngo verification completed. Ubwo biba bikozwe, ni ukubikorwa ugakora kuri continue nta kibazo. Ubwo tayari mining rate yanjye yari iri kuri 2 none ihise igera kuri 4. Ngira ngo urabibona rero ihise yikuba 2. Uku niko bakora ino verification ya X kugira ngo mining rate izamuke. Murakoze cyane rero mwebwe dukomeje kubana nawe warebye ino video, nimba wayikunze ntukagende utakoze like cyangwa se unakore share ku bandi bantu kugira ngo nabo babimenye, na comment ku bitagenze neza ngo ubutaha bizagende neza, ndetse uri mushyashya utarakora subscribe unakora subscribe kugira ngo tuzajye tubana muri mining zitandukanye.